uwo ni umutoza Marcel w'ikipe ya Rayon Sport avuga ku mukinnyi Al. Undi mukinnyi wagaragaye mu myitozo yo ku munsi w'ejo ni Umunya-Uganda Muhammad Senoga Kagawa, nawe yaje mu ikipe ya Rayon Sport. Rwose banaciye no ku mbuga nkoranyambaga zabo bashyizeho amafoto y'aba bakinnyi. Ariko ubu ngubu ikintu kiri kwibazwa mbere na mbere, Rugaju utarinjira muri iyi dosiye neza, reka mpere kuri Nepo ni uyu Ari. Abantu bose babonye ifoto, cyakoze nanjye narebye umusosi we mbona atari umusosi w'umusiporutifu. Buriya hari ukuntu umukinnyi cyane cyane wenda Rugaju uri umutoza, buriya masozi z'umukinnyi arimo arirukanka cyane cyane nk'umufutubareri, uhita ubibona nyine amatako y'ubona uburyo umuntu usanzwe ari umukinnyi. Ubu nkanjye bashobora kureba itako ryanjye n'irya Rugaju bagahita bavuga ati Rugaju nta kitozo karimo, ariko nkanjye hari ukuntu bashobora kureba akavuga ati umenya hari nk'utuntu dukeya ujya ukora. Niwo muntu wahise atangiye kugarukwaho n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Bagarukaga no kuri ba bazungu 11 kugira ngo iburemo abazungu byagorana, ngo bari kubahira muri iyi minsi. Gusa ikipe ya Rayon Sport byaratunguranye nk'uko n'abafana benshi bagiye batungurwa. Ni na byiza ko n'umutoza uri gutoza uburumami abigarutseho agira icyo atangaza kuri uyu musore. Ariko nge ndi handi vuga ngo Rayon Sport bisaba kwitonda cyane, nibyo twigeze no kugaruka aha ngaha. Isoko ry'ukwezi kwa mbere rikunda kuba gutera ibibazo cyane cyane ku ma ekipe yacu, sirito no ku ikipe ya Rayon Sport. Icyo kintu na mateka bafite kuri iyi merikato. Iyi merikato isaba ubushishozi, isaba amafaranga menshi, kuko umukinnyi ubonye mu kwezi kwa mbere na mbere rimwe na rimwe iyo umuzanye ari umukinnyi mwiza ukomeye, umuvana aho yakinaga, kumuvana aho yakinaga yegari kugura amasezerano. Iyi merikato yo mu kwezi kwa mbere rero iyo bigusaba kubugura amasezerano bigusaba n'ubushobozi. Ariho twavugaga tuti ku ikipe nka Rayon Sport byabasaba ubushobozi bwinshi. Ndabyibuka dukora match ya Rayon Sport na Bugesera ndi kumwe na Rugaju, nibyo twavugaga tuti Rayon Sport kugira ngo byibuze baramire saison, wenda batanabibara muri kadire yo gutwara igikombe cya shampiyona, bavuga bati cy'amahoro dushobora kuba twagitwara, wenda ikipe ikazasohoka, dushobora gukomeza gufatirana ntituzarenge wenda iyo myanya ibiri ya mbere bitewe n'uwaba yatwaye igikombe cy'amahoro, wenda ukaba wanasohoka. Ariko kugira ngo ibyo byose ubigereho birasaba imbaraga, cyane cyane muri iri soko ryo mu kwezi kwa mbere. Izo mbaraga nta kindi ni ubushobozi no ku buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport buri mu nzibacyuho. Icyo cyo bagomba kukimenya. Rero iyo umukinnyi nk'uyaje, abantu bita batekereza batese abagiye bo bari bamaze iminsi muri Rayon biswa abazungu, byari bihagaze bite ko nabo baje byibuze wenda ari merikato yo mu kwa gatandatu bagafata igihe bagakorana imyitozo na ekipe, abatoza bari baranabaranze bamwe bimeze bite. Ariko uyu nguyu we aje gukora imyitozo, ariko rwose muri merikato mu kwezi kwa mbere abakinnyi ukenera sabaza gukora test. Aho ni umutoza Romami yavuze ati ni umukinnyi bigaragara ko nta myitozo, utiri uca ku ruhande, kuko hari n'ibintu abantu bibeshya ngo umukinnyi ntasaba rekritoma, ngo arasaba saleri gusa, ngo amugumana, ngo ukakomeza ukamurwaza ngo akazabakina. Oyaye, uyu mukinnyi ntabwo ari kuri kariba y'abakinnyi Rayon Sport ikeneye mu kwezi kwa mbere. Ruga nakubazaga ntita winjira rero muri dosiye, unatubwire no kuri Senoga Kagawa. Nawe regeje yakoze imyitozo, nawe ni umukinnyi mushya w'ikipe ya Rayon Sport, nawe ni umwe rwose bagarutse ku mbuga nkoranyambaga zabo. Na mugenzi we, yego, uyu we abantu batagira ngo ni umukinnyi uri aho ngaho woroheje warakomeye. Uyu mukinnyi Rigoga avuye Uganda mu ikipe ya Express. Muri ikipe ya Express amaze gukinamo imikino 10 muri iyi sezo, yatsinzemo ibitego 6. Uyu mukinnyi mpamvu muganga arakomeye ni ukubera iki? Urumva umukinnyi nubwo Express wenda tuvugishije ukuri nayo hari ibibazo wenda ifite muri iki gihe, ntabwo ikiri ya Express ya kera Nepo yindi bavugaga ngo iteye ubwoba. Ubu ngubu yasubiye hasi dayi. Iminsi urebye za Vipers Revo bariho ekipe yari yagerageje gusa nk'ikanguka mu za kera yari Villa Sport Club mu myaka nk'ibiri ishize niyo yakomangaga. Ariko Express urebye, reka ngoye nk'urugero, uyu mukinnyi avuga yagiye atsinda ibitego muri shampiyona y'uyu mwaka
hari mace polisi yatsinzemo express 2-1. icyo kimwe cya express Mohamed Kagawa Senoga bari ugitsena kuri penalty. hari aho banganyije na Yura Uganda Revenue Authority 1-1, atsinda igitego cya express Mohamed Kagawa Senoga ariko ni muri open play hari ku munota 62. hari express yanyagiye Mbarara City atsindamo ibitego 2 ku munota 46 na 67, ndetse bongera kunyagira ikipe yitwa Carival ibitego 4-0 nabwo atsindamo 2 ku munota 47 muri open play n'uwa 55 kuri penalty. ibyo nibyo bitego uyu musore bagiye bagarukaho afite 6 yaramaze gutsinda mu mikino 10 yakina. uyu mugabo rero Rayon Sport nuko itari prononsa ngo ibigarukeho 100%, ariko we bari buze kumusinyisha. nta nubwo byitwa test comme test rwose we. ari mu myitozo. Ni umukinnyi bakurikiye bamenye ibye neza. ubundi uzi umugabo wakinaga muri Rayon Sport witwa James Kidega. Yego. James Kidega hari n'igihe yaje mu Rwanda muri sezi ishize. ni umugabo wakinnye muri Rayon, ari umumediateri mwiza. umugabo kabisa w'Umugande niwe wamurangiye Rayon Sport. urumva ni umuntu uziranye n'abayobozi ba Rayon. barambwiye ati dukeneye rutahizamu pe, dukeneye rutahizamu, tubonye rutahizamu mwiza byadufasha. aravuga ati ariko ni Bugande hari umwataka kandi udahenze uri muri express, kandi express yamurekura akaza mukamugerageza yakonfirima mukamuhereza amasezerano. Yego. Rayon Sport iravuga iti reka turebe video. bafata video ze barazireba babona ni sawa. ubwo ibitego 6 yari amaze gutsinda mu mikino 10 nabyo byaramuvugiraga kuko bibaye vuba nyine ni muri ino sezo. urumva shampiyona ya Uganda rero impamvu express yemeye kumurekura ngo aze irahagaze, ntago iri kuba ko Uganda igiye kujya mu gikombe cya Afurika. ubu bari mu myiteguro y'igikombe cya Afurika kandi bafite abakinnyi bakina imbere mu gihugu mu maklub atandukanye. byabaye ngombwa ko bahagarika kugira ngo abakinnyi bajye mu ikipe y'igihugu. baravuga ati n'ubundi nihamagaye muri equipe nationale ya Uganda Cranes, shampiyona irahagaze, twamurese akajya muri Rayon ko n'ubundi express tutakiri ikipe yindi itangaje cyane, tukumvikana amafaranga. Rayon Sport ni yaduha umukinnyi tuzamureke ayikinire. Express rero yavuze ati ni ibihumbi 10 by'amadolari, ubwo ni nka miliyoni 14 n'ibihumbi nka 600 cyangwa 500 gutyo. nimuzifite umukinnyi mu mutware. Rayon Sport rero amakuru ansumira ambwira ko uyu musore ubundi ngo basoma Kagwa, bita Kagwa. ntago ari Kagawa, ni Kagwa. Ni Kagwa. uyu muvandimwe ngo barashaka gutangira process za payment, akaba yakwishyurwa we akaba yagenda akaba mwataka wa Rayon. kuko Rayon Sport nta n'ikibazo buriya kinini gifite muri FIFA. ubu yamaze kwishyura Jalo. Yego. ubu igitegerejwe nuko FIFA ibakuriramo ban, kandi ni nacyo cyari imbogamizi cyane. biriya bihano bari bahawe kuva rero barabashije kwishyura, bafite icyizere gikomeye cyane ko bashobora kuba bagira batya bakabakuriraho biriya bihano bya FIFA. bakaba bati rero niwe twaheraho dusinyisha. ariko utajya muri Rayon Sport abandi bakinnyi ntibavugwamo abanyarwanda kuko ikeneyemo abanyarwanda. muri ba 5 barashaka gushyiramo abanyarwanda. abanyarwanda abantu bumvishe izina Muhajiri, navuganye n'abantu muri Rayon b'abayobozi barambwira bati ariko rero Liga ibintu bya Muhajiri reka